wowe ufunguye ugiye kureba iyi video uraza kureba neza ni gute noneho wajya uca imyeyo. Rero kora subscribe kuri YouTube channel yacu, kora subscribe kuri Tumenye TV, ibiganiro byose bijya bijyaho by'ubuzima ujye uhita ubasha kubikurikirana umunsi ku wundi. Rero ukikora ka subscribe kanda no kukazogera ndetse uyuke no gukora share kugira ngo ibiganiro bagenzi bawe nabo bajye babasha kubibona aho ngaho ubona dushyigikiye. Twamaze kubona ko guca imyeyo ari ingenzi, noneho ikibazo ahubwo tugiye gusubiza ni gute noneho wayica imyeyo igakunda mu gihe kitagoranye, mu gihe cya vuba. Ese usabwa iki kugira ngo uce imyeyo? Ese wakitwara gute mu gihe uri guca imyeyo? Ese wabigenza gute? Agakanya ni cyo gisubizo tugiye kureba, hanyuma tukanayica tukareba uburyo bigiye kugenda. Tutari twatangira, kugira ngo uce imyeyo bisaba kuba ufite umwanya uruhutse neza kandi utuje neza. Mu gihe wamaze gusoza akazi kawe wakoze byose, ugeze mu gihe cyo kuruhuka, kuko ibundi imyeyo icibwa nimugoroba inka zamaze gutaha. Nufanga igihe washoje imirimo yawe yose wageze mu rugo, uri umukobwa cyangwa se uri umudamu, na cyane cyane kuko uca imyeyo twongeye tubasubiyemo bisaba kuba uri munsi y'imyaka 35. Hejuru yayo biragorana, hari nubwo bidakunda, ariko munsi y'imyaka 35 ubwo twamaze kubona ko bikunda kandi bitanagoranye. Hanyuma rero reka twinjire mu gikorwa nyamukuru. Ese utangira ryari? Ni igihe uba wamaze gukaraba, washoje akazi kawe kose, usigaje kujya kuryama, hanyuma ukavuga uti ngewe ngiye kwinjira mu gikorwa cyo guca imyeyo. Icyo gihe uragenda ukarabe neza umubiri wose, ukora isuku mu buryo buhagije, cyane cyane hari mu myanya y'ibanga. Hanyuma ubwo nyirizina ugiye guca imyeyo, nibura biragusaba kuba ufite iminota 15, kuko birasa kugusaba gufata umuti. Ugomba kuba ufite umuti. Akeshi umuti uraza kuba hari umuti nyirizina, ndetse hari n'amavuta y'inka kuze, ahagara amavuta abonetse yose azagufasha kugira ngo usige wa muti, uvange ya mavuta na wa muti, hanyuma usige kandi bibashe kwemera, bibashe gukunda. Hanyuma wa muti uraza gufata igihe n'amavuta ubivange neza. Akenshi uraza kuvanga umuti ugiye gukoresha n'amavuta ugiye gukoresha by'ako kanya. Ntabwo ufata umuti uzakoresha igihe wose mu minsi 15 hanyuma ngo uvange. Icyo gihe twabonye ko bidakunda, bitewe n'uko iyo hariho imidite cyangwa se ubukonje, umuti usanga ufashe ukaba ikibumbe, bigatuma utabasha kubugikora neza. Hanyuma rero vanga umuti ugiye gukoresha, uwo twaguhaye ugiye gukoresha. Hanyuma numara kuwuvanga, hanyuma wamaze gukaraba neza, wamaze gukora isuku, ubwo tugiye kwinjira mu gikorwa cyo gutangira guca imyeyo. Hanyuma icyo bigusaba ni iki? Ni ugufata pozisiyo. Icara, uraza kwicara nk'uko uza kubibona muri video iri imbere yo kugufasha. Uraza kwicara mu buryo ubasha kureba hahandi ugiye gukurura, kuko birasaba kukuza gukurura amapetite lèvre cyangwa se imishino minini. Hanyuma uraza kuhasiga amavuta yayandi wavanze, ukurure ujyana muri posiyo yo hasi. Twabonye ko byibura ugomba guca imyeyo mu gihe cy'iminsi 15 nibura kugira ngo ibikunze. Bishaka miremire, donc ijya kuringanira kuri mesure ushaka, ni mu minsi 15. Hari nubwo ushaka gushaka minini cyane, bitewe n'uko ubishaka, bikaza ngombwa kurenza iminsi 15. Ariko akenshi cyane cyane doze tuguha ibigomba kumara iminsi 15. Hanyuma rero tangira noneho, tugiye gutangira koko nk'uko tugiye muri pratique. Icara muri position ya nyayo. Ibi ndabikubwira nk'umuntu wowe ugiye kubikora uri wenyine. Ushobora kubikora wenda uri wenyine, icyo gihe biragusaba ko wicara muri position uza kubona muri video, ariko bize kuba bigusaba nanone kuza kuba ufite miriwari imbere yawe, cyangwa se ukaza aho ni igihe uri wenyine.
ariko mu gihe uri gufatikanya na mugenzi wawe icyo gihe miruwari si ngombwa, ahubwo uricara nawe yicare murebana hanyuma aze kugufasha. Ibyo turaza kubibona muri video. Hanyuma niba uri wenyine ni muri ya pozisiyo yuko ufite miruwari imbere yawe ubasha kukikora ku magarande refure. Rero ngaho ugiye gutangira, reka tugushyireho igice cy'imbere urebe uburyo ugomba kubikora. Ngaho tangira witegereze neza uburyo ugiye kubikora, kandi ugomba kubikora ushyizemo imbaraga, kuko bavuga ngo ushaka inka aryama nkayo, kandi wishyiremo ko bigomba gukunda, kuko iyo ubyizeye birakunda, udashidikanyije birakunda. Ngaho rero kurikira uburyo bigiye kugenda. Tangira noneho ku mishino minini, sigaho umuti iburyo n'ibumoso, aho ngaho agafureshi kari kukwereka, hasige neza umanura muri posiyo hasi. Hanyuma umuti wamaze kuvanga neza n'amavuta wamaze kubivanga neza, sigaho neza umuti uwusigeho ku mapetite refure, umanura hasi, ugende ukurura muri ya minsi 15, ukurura. Ushobora kubikora wenyine cyangwa se ukafata akanya na mugenzi wawe kuko aba hareba neza. Mu gihe udafite undi muntu wo gufatikanya nawe, urabyikora wenyine, uricara mu buryo uri kureba, hanyuma imbere yawe urahashyira miruwari cyangwa se indorerwamo kugira ngo ubasha kubuhareba neza. Hanyuma usige wa muti ukurure ku munsi wa mbere kugeza muri ya minsi 15. Uzajya ubikora buri munsi kugeza mu minsi 15, bizaba byamaze gukunda. Ngaho tangira uno munsi. Rero maze kubona uburyo bwo guca imyeyo, maze kubona video, noneho bikore neza. Mwibutse ko bisaba nibura iminsi 15 kugira ngo uba umaze guca imyeyo, umaze kugwiza. Twebwe dukoze doze, dukora doze izamara iminsi 15, kuko niho nibura umaze kugeza kuri cya kigero wifuza. Iyo ushaka binini nibwo wongera gukomeza, ariko ubwo nabwo bisaba ko utwara doze ya kabiri, kuko tuba twarapimye doze ikwiriye. Rero ku kindi nongera kugarukaho, ntabwo nk'iki gihe hadutse abantu benshi b'abatekamutwe baba bashaka indonke. Ndashaka kuvuga ko hano atari umuti wose uzakoresha ngo bikunde. Akenshi uzasanga bamwe baragerageje kubikora bikanga, bitewe n'uko bakoresheje umuti udakwiye. Twebwe umuti rero tuguha ubasha gukunda kandi bikabasha kwemera neza. Rero niyo mpamvu nakubwira ngo rangira n'abandi bashaka gukoresha umuti original w'umwihariko kugira ngo bizakunde. Nawe wabikoze bikanga, ndajya nkubwire ko noneho bari igihe cyubira ngo uze ukoresha umuti wacu bikunde. Hanyuma bishobora no kwanga bitewe n'uko uwaguhaye umuti wawukoresheje mu buryo butari bwo, wafashe pozisiyo itariyo, cyangwa se wabikoze mu buryo udafite umwanya, uhubuka, utabitekerejeho, utabipangiye. Ibyo bituma nabwo byanga. Icyo tugukorera hano twebwe, icyo tugukora muri healthcare medicine, nuko iyo tuguhaye umuti tugukurikirana, nuko tukwigisha, nuko turekera nibura tumekenze shuwa yuko, cyangwa se tumenye yuko wabikoze bigakunda. Ntabwo utwara umuti ngo ugende ubikore wenyine, ahubwo turakubaza no mu gihe uri kubikora, ese bimeze gute, imbogamizi zabaye izihe, byagenze gute. Icyo gihe bikaguha imbaraga nayo yuko uzabikora bigakunda. Guca imyeyo ni ibintu byiza, ni ibintu bitanagoye, bitanakomeye nk'uko wabibonye, ahubwo bisaba kuba ugiye kubikora we wabyishyizemo. Kandi ikindi twabonye ko ari ingenzi cyane, kuko ni igikorwa kiryoshya imibonano, gifasha abashakanye uwagushatse kwishimira, ndetse kigira n'uruhare kugira ngo amavangingo abashe kuza mu gihe uri mu gikorwa cy'urukundo cyangwa se cy'abashakanye. Rero mu gihe ufite ikibazo watwandikira muri comment, watubaza ibibazo bigiye binyuranye,
natwe tuba twiteguye kugusubiza. Nimero wadushakiraho ni ya yindi n'ubundi iri muri komenti no hejuru aho ngaho urabasha kuyibonaho, ni 0781109334 0781. Ni ukuvuga ngo nimero uri kubona muri screen yawe niyo izagufasha, watwandikiraho, waduhamagaraho tukabasha kugufasha. 0781109334 nimero uhamagaraho, ndetse iri no kuri WhatsApp. Waba uri hanze y'igihugu turagufasha kandi nabwo bigakunda. Rero utwandikiye ndetse ukareba no kuri nimero ugakanda kuri uciye aho muri komenti, ubasha kubona link ikushyira muri groupe yacu, kuko dutanga inama mu buryo bugiye butandukanye bwose, no ku ndwara zitandura. Aho ngaho dubasha gufasha abantu. Rero wadusanga aho turi unyuze kuri iyo nimero ya 0781109334 tukabasha kugufasha kandi bikagenda neza. Ngaho rero kora share, subscribe, ibyo byose tuba tubikeneye kugira ngo tubone ko mutwitayeho. Reka wagize ikibazo twiteguye kugusubiza, twiteguye kugufasha aho waba uri hose, aho waba uherereye hose, kandi inama ni mfashanyigisho zacu udusanze kuri ofisi nabyo bihoraho. Reka duhure ubutaha. Nari Healthcare Mentor Jerome, mbifurije amahoro, nizera yuko wowe wamaze kwiyemeza no gutangira kwinjira mu gikorwa cyo guca imyeyo. Ukeneye umuti n'ubundi twiteguye kuwuguha, ukeneye ubufasha cyangwa inama twiteguye kubuguha. Hari ikibazo cyose ufite muri komenti cyangwa se ukatwandikira kuri nimero, twiteguye kugufasha. Reka duhe ubutaha. See you next.